Haleluya, haleluya, tubahaye ikaze abakurikiye IBTV Rwanda, turabashoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tubifuriza icyumweru cyiza. Uyu ni wa mwanya tugezemo twabararikiye, tumaze iminsi turi kubabwira ko tuzagirana iteraniro uyu munsi, rero ya saha yageze. Turabararika n'abandi mwese mutaraza ngo muze tubane muri iri teraniro, kuko ririmo ibyiza byinshi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turasuhuza abantu bose aho bari bose, abagize amateraniro uyu munsi turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu. Dushuhuje abantu bose, dushuhuje abantu uyu munsi Imana yagiriye neza ikabongerera ubushobozi bwo kubashyira mu murimo wayo. Dushuhuje abantu b'abapasiteri bahawe ubudikoni muri Anglikani Cathedrale Saint Etienne. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Theoneste, ubimenye ko tugukunda cyane kuri IBTV Rwanda. Odette Nyiramahoro, turagushuje mu izina ry'Umwami wacu, wumve ko tugukunda cyane kuri IBTV Rwanda, kandi twifatanyije nawe mu mashimwe y'uko Uwiteka uyu munsi hari ikindi yakoze ku buzima bwanyu. Rero dushuje n'abandi bose, abasenga mu matorero atandukanye, aho mwaba muri hose, nimuze tubane aya masaha kugira ngo Uwiteka akomeze kuduha umugisha. Tuzi ko uyu munsi dufite ibyiza byinshi, dufite umuramyi witwa Sandrine agiye kudufasha kugira ngo tube muri uyu mwanya wo kuramya. Abantu bose turabiyegereje, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo dutangire umwanya wacu wo kuramya Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye ko wabanye natwe, watugiriye neza, wabanye natwe kuva tuvutse kugeza uyu munsi, ukuboko kwawe niko kukiturinze. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana yacu rero, uyu ni wa mwanya wavuganye natwe ko tuzageza ku banyarwanda bose ko imirimo yawe igikorwa, kandi kutigeze uhagarara, kutigeze uhema gukora umunsi ku munsi. Twaba dushonje, twaba duhaze, twaba turwaye, twaba dufite aho tuba n'aho tudafite aho tuba, Mwami, aho hose uri Imana yacu. Tuzi neza kuri Imana yo mu misozi, ukaba uri n'Imana yo mu bibaya. Insengero zifunze uri Imana, kandi zinafunguye uri Imana. Uri Imana y'ibihe byose, turagushimye. Rero uyu mwanya tugeze mu nzu yawe, tugeze mu mwanya wo kukuramya no kukubwira ko dukumbuye kubana nawe cyane kuruta uko twabanaga. Muri iyi minsi turagusabye ngo twegere cyane, kandi udufate ukuboko kugira ngo tutazateshuka tukava mu murimo wawe twitwaje ko tudafite aho turi gusengera, cyangwa se ko insengero zacu zifunze. Mana, uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, uduhe imbaraga tugukorere dufite umwete. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye kubana n'abantu bose, abarwayi barimo ukuboko kwawe kwiza kubafashe kubakoreho, mu izina rya Yesu Kristo bakire. Abandi bose bakwifuza, ibyifuzo byabo urabizi kuko uri Imana ishobora byose. Mwami Imana, ubagereho, urengere abantu, abarwaye, abafite ibibazo, abafite impamvu zitandukanye, abo ngabo bose turakwinginze kugira ngo babe hafi, mu izina rya Yesu Kristo. Iri ni iteraniro tugiye kugirana n'abantu bawe, abari mu Rwanda no mu mahanga. Turasenze kugira ngo ubafashe, ubafate ukuboko, ubahe ibyo bifuza byose, uhaze kwifuza kwabo kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Urakoze rero ko ugiye kutugirira neza, urakoze ko ugiye kubana natwe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turashimiye abantu bose badukurikiye. Reka tubanze twiyegereza abantu bari i Bugande, abantu bari i Burundi, abantu bari Tanzania, abantu bari muri Kenya, abantu bari muri Australia, abantu bari muri Canada, abantu bari Finland, abantu bari Mana yo mu ijuru, imigabane yose y'isi turabiyegereje. Abantu bari muri Amerika turabaramukije cyane. Abantu bari muri Canada, hari inshuti zanjye mu kanya duhoze tuvugana ko zigiye mu iteraniro. Uwiteka agendane nawe, kandi abakomeze rwose, abafate amaboko. Turabashimiye rero, reka tubiyegereze muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana, mubane natwe. Karibu Sandrine, uramye Imana.
n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe, Imana shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru, shimwa, 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 himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru, shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru, shimwa, 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 himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru, umutima, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Amen. Haleluya.
azatugeza mu ijuru, azatuyobora, 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 azatuyobora neza, azatuyobora, azatuyobora, azatugeza mu ijuru, azatuyobora, azatuyobora, azatuyobora neza, azatuyobora, azatuyobora, azatugeza mu ijuru, azatuyobora, 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 azatuyobora neza, azatuyobora, azatuyobora, azatugeza mu ijuru. Mana ishimwe. Haleluya. Oh, haleluya! Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana kubw'umuramyi wacu Sandrine. Sandrine, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Umwana muto ufite impano, Mana we, numvaga nanjye maze kugera kure cyane, kandi ndibwira ko n'abandi bose ariko byari bimeze. Namwe mwishimye cyane. Ni umwana muto ugikeneye kuzamuka, ariko azamukanye impano rwose, kandi azamutse neza. Birasaba ko tumufata amaboko kugira ngo uyu mwana azakurire mu buntu bw'Imana. Hanyuma rwose Sandrine, Imana iguha umugisha mwinshi kubwo kutwinjije mu mavuta. Urakoze kudufasha kuba tugiye kwakira umuvugabutumwa wacu. Dufite umuvugabutumwa wacu kuri uyu munsi, ntabwo twagenda rwose ntabwo twasiga tutavuze ijambo. Kandi uyu munsi twifuje gukoresha urubyiruko cyane kugira ngo abantu bose bisangemo, kandi kugira ngo murebe ko Uwiteka agifite abana, afite urubyiruko rumukorera. Ni byiza kubona urubyiruko ruri gukura rukunda ijambo ry'Imana, rukura ruzi kubwiriza, rukura ruzi kuramya. Imana yo mu ijuru ihe umugisha abana bacu b'urubyiruko. Katwakira umuhungu wacu, umuvugabutumwa, umwana uhagurutse muri iki gihe kugira ngo akorere Imana. Yitwa Eric Niringiyimana. Reka twese tubane nawe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mube hafi rwose twumve icyo Uwiteka tuvugaho. Eric, ni karibu, tuguhaye karibu. Muraho neza abadukurikiye. Nitwa Eric Niringiyimana. Igihe tugiye gusangira ijambo ry'Imana muri aka kanya, tugiriwe umugisha no kuba twongejwe iminsi yo kubaho. Mbere na mbere turabanza dusenge. Imana yaturinze. Ni karibu mwese rero, tubahaye ikaze muri ubutumwa bwiza buzatugeza mu ijuru. Kadusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka, turagushimye, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe uhora utugirira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tuje imbere yawe, turi abanyabyaha kuko turi abantu. Niyo mpamvu Kristo yamanutse akava mu ijuru akaza akadupfira ku musaraba. Nuko ibyaha byari bibaye byinshi, kandi ibitambo icyo gihe ntabwo byari bishoboye kuba bigikiza umwana w'umuntu, ariko watanze igitambo kizima, aricyo Kristo. Uhabwe icyubahiro. Turagushimye rero, kandi muri aka kanya tuguhaye karibu n'ikaze mu mitima yacu. Utweze udutunganye, uduhindura abera kubw'ijambo ryawe. Tusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana, turi busange muri Yesaya igice cya 45. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo ibya Kuro n'iby'Abisirayeli uko bazakizwa. Kadusome mu izina rya Yesu.
Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati: niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire n'inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isirayeli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Umurongo wa 5: ni jye Uwiteka, nta wundi, nta yindi mana ibaho itari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye. Ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho, ni jye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Jye Uwiteka, ni jye ukora ibyo byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ibya Kuro n'Abisirayeli uko bazakizwa. Muri make, igihe tugezemo gukizwa birakomeye bitewe n'ubuzima bwa hano hanze, ariko Uwiteka niwe ugenga byose. Uko yabwiye Kuro ngo nzakujya imbere ahataringaniye ngo maringanize, ngo nzamenagura inzugi z'imiringa ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nako Imana igendana n'abayo umunsi ku munsi, kandi mu byago no mu makuba ibasha guseruka ikahaba. Kabone niyo umuntu yakwiheba akabona ko bigoye, ariko Imana ihora ari Imana, kandi ntawe uyitanga mu gutabara uwayo. Imana iradukunda cyane, nayo mpamvu yemeye gutanga igitambo ari cyo mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo adupfire turi abanyabyaha. Bishatse kuvuga ngo urukundo rw'Imana ni urwa kera kuri twe. Umugambi mwiza idufiteho ni uwa kera, uhereye mu gihe cya kera ukageza na n'ubu. Umugambi w'Imana ni mwiza ku bantu bayo. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Natwe rero muri iki gihe dukwiye kugira inzara n'inyota, tukayihorana, tugahora dukumbuye gukiranuka, tugahora twiyeza buri munsi, kugira ngo umwami igihe azagarukira azasange turi maso. Hari irindi jambo nkunda cyane rivuga ngo, riboneka naryo muri Yesaya, ngo niyihe intege abarambiwe mu rugendo, ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Natwe rero muri iki gihe kigoye dukeneye gusubizwamo imbaraga, tukongera tukibuka aho twavuye, tukamenya neza aho tujya, kugira ngo tubashe gusingira ururembo twateguriwe. Urwo rurembo mvuga ni ururembo rwo mu ijuru, ariyo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru. Umuririmbyi niwe wuzuye umwuka aravuga ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose, ngo bitatswe n'izahabu zirabagirana. Atwareme gato. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose, bitatswe n'izahabu zirabagirana. Mureke iby'ino mu isi bitazahoraho. Haleluya, haleluya. Ni ukuri dukwiye kurega iby'ino mu isi, nubwo turi mu isi tukabikenera cyane, ariko ndabizi neza ko hari igihe bizarangira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi si izarangirana no kwifuza kwayo. Natwe rero dukwiriye gukorera isi kuko tuyirimo, ariko nanone tukamenya ko hari ubundi buzima, hari ubundi bugingo duteguriwe, aribwo bw'ukuri, kurusha uko twakoreye iby'isi
bizarangira tukabura ijuru. Dukwiye gukora cyane mu buzima busanzwe, ariko nanone tugakorera Imana birushijeho, kuko ibyo dukorera byose muri iyi si bizarangira, ariko ubwami bw'Imana ntabwo buzarangira. Kandi murabizi neza, kuko igituma dukora cyane ni uko tuba dushaka ubuzima. Ntabwo numva impamvu rero yakubuza gukorera ijuru, kuko mu gihe uzabaho ibihe bidashira. Mureke tugire umwete mu gushaka Imana, kandi turabizi neza ko izatwiyereka, izatujya imbere nk'uko yabibwiye Kuro ngo nzakujya imbere, natwe izatujya imbere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoza. Turagushimye kuko uri Imana yacu. Mwami Imana, tugushimiye kugira neza kwawe, kandi utubwiye ijambo ryawe uko wagiye imbere Kuro ukamurengera, ni nako uzarengera abantu bawe. Turakwinginze rero kugira ngo urengere abantu bawe badukurikiye. Mwami Imana, abafite ibibazo, Mwami Imana, ubabere igisubizo. Abafite uburwayi, ubabere umuti. Nyakubahwa Imana Data twese, abihebye, Mwami Imana Data twese, ubagarukeho, ubatere ibyishimo. Imbaraga zawe zibabeho, uburinzi bwawe bubabeho, Mwami Imana, kugira ngo ahabwe icyubahiro. Kandi n'abatarakumenya ubahe kukumenya, bitondere ibyo wategetse, kuko ijambo rya rivuga ngo hahirwa b'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Natwe rero niyo mpamvu muri iyi minsi turi guhirimbana kugira ngo tweze tugire imitima iboneye izakubona, Mwami Imana, iticira urubanza. Gahobana natwe komeze turengere, dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Haleluya, Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Mana yanjye, Imana ihabwe icyubahiro. Umuvugabutumwa wacu arakoze cyane. Turabararika rero kugira ngo mwese mujye mutuba hafi. Uyu ni umwanya mwiza Uwiteka yaturemeye kugira ngo tujye tuwishimiramo. Mujye muba hafi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twumve iby'Imana iri kudushakaho muri iyi minsi. Uyu munsi iteraniro ryacu rero turarishoje. Uwiteka abaho umugisha mwinshi. Abantu mwabanye natwe, Uwiteka abaho umugisha. Tubifurije amafaranga, tubifurije amavuta, tubifurije kuguma mu gakiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abantu bose bafite ibyifuzo, turabinginga ngo mubyigize hafi, dusengane Imana. Tugiye gusenga dusoza iteraniro ryacu, hanyuma Uwiteka agendane namwe ibihe bidashira. Kandi Uwiteka barebe neza, abambika igikundiro cye n'igitinyiro cye, kugira ngo muzageze ku munsi w'imperuka muhabwe ubugingo buhoraho. Kadusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye iteraniro ryiza waduhaye, tugushimiye ko wabanye n'abantu bose, abaduteze amatwi, abaturebaga, n'abazabyumva nyuma y'aha ngaha, bose tubasabiye umugisha. Mana, ubaho umugisha utagabanyije, kandi turagusabye kugira ngo uyu mwanya ujye uduheramo imbaraga, uyu mwanya ujye uwuhemburiramo abantu bawe, uyu mwanya uwukoremo imirimo myinshi n'ibitangaza. Hari ibyifuzo byinshi abantu bafite twebwe tutabasha kurondora, ariko wowe Mana ireba mu mutima, umenya mbere ibyo tutaravuga, mbere y'uko tubivuga. Turakwinginze kugira ngo ugere kuri buri muntu wese n'icyifuzo cye, hanyuma umusubize azagaruke hano gutanga amashimwe, avuga ko wagize neza, avuge neza ubuntu bwawe, avuge ishimwe ryawe, natwe tuzifatanya nawe kugushima. Urakoze kuri Imana igira neza rero. Ubane n'abantu bose, ubane na IBTV muri rusange, uduhe umugisha kuko natwe turawukeneye. Turakwinginze kugira ngo ube hafi yacu, kugira ngo uyu muyoboro uzakomeze kuvugirwaho ijambo ryawe, uzakomeze kuvugirwaho imirimo n'ibitangaza wakoze, kugira ngo natwe ubwo tuzagera imbere yawe tuzavuge ko wabaye Imana yacu, kandi ko wadukoresheje iby'ubutwari muri iyi si. Dukomereza amaboko rero, kuko atari wowe udufashe ntacyo twashobora, ariko wowe turi hafi turabizi ko dukomeye cyane. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza twari turimo, kandi nubwo tuzongera ubutaha uzabane natwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Turabasezeye mwese, Imana ibaho umugisha mwinshi.